bose, Yesaya, Yeremiya, Eliya, Elisa, Mika, Naumu, Habakuki, Zefaniya, Zakariya n'abandi bose bahanuraga bifuza kureba ibizaba, bahanuraga bashaka kuzabona agakiza abari mu isi bazahabwa, ariko bahoraga bareremba igihe cyose. Igihe cyose bararembaga. Muribuka Balamu aravuga ati ndamureba ariko sinanyegereye, ati ndamwitegereza ariko ntandi hafi. Bose bari bategereje gucungurwa ko bari mu isi. Yesaya ahanura ati ndareba, ati umukobwa azasamina, ati kandi azabyara umuhungu, ati niwe uzakiza abantu bose ibyaha. Yesaya arongera avuga ati abantu bagenderaga mu gicucu cy'urupfu, ati ariko babonye umucyo, ati inyenyeri izaboneka, ni koko izaboneka, ati ngo izaturuka mu bwoko bwa Yakobo. Bose bifuzaga kureba ibyo tureba ubu ngubu, bose bifuzaga kubona ibyo dufite ubu ngubu, bose bifuzaga kubona agakiza dufite ubu ngubu, bifuzaga kubona ubuntu twagiriwe, ariko ntibabubonye, barinze bapfa batabubonye. Ariko twebweho nimurebe Yesu aravuga ati umva unyizera wese, ati imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Nguko yicaye ngo tuzicara mu gakiza, Imana ishimwe, tuzicara mu Mwuka Wera, cya kizatunyeganyeza, ntabwo tuzaremba kuko twemera uwoherejwe n'Imana. Haleluya! Nicyo gituma ari Yesu ugomba kutubatiza mu Mwuka Wera. Tangaza imaniza tangaza niko rijishaka ngara nyineseza imaniza koreri tangaza. Murongo wa 26. Ariko umufasha niwe Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Uwo azohereza mu izina ryanjye rya Yesu. Icya kabiri, tubona neza ko yoherejwe kugira ngo yubahirize imirimo ya Yesu. Yohana ubutumwa bwiza, soma ibice 4 murongo wa 10. Ibice 4 murongo wa 10. Yesu aramusubiza ati yaba waruzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Some ibice 7 murongo wa 38. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nguko ibyanditswe bivuga. Twongere dusome Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo, murajya mutunde kwa so imirongo myinshi, ni byiza biradukwiriye. Ibice 3 murongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice 3 murongo wa 11. Ngira ngo mbeshi mukuna gukoresha ijambo, ndagira ngo twongere tubisobanure neza. Jewe ngo ni Yohana uvuga, ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ndibinkwiriye no kumutwaza inkweto,
niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Umwuka wera n'umuriro. Aha turabona itandukaniro hagati y'intumwa n'abahanuzi bo mu isezerano rya kera. Hari itandukaniro rinini cyane hagati y'abahanuzi. Hari abajya bashaka kwigira abahanuzi nka Yesaya, abandi bakigira nka Yeremiya, abandi bakigira nka Mika, ariko twebwe abisezerano rishya dutandukanye n'abo bahanuzi. Twasomye duti? Twasomye mu butumwa bwa Yohana ibice 7 murongo 38 ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Abahanuzi bose, Yesaya, Yeremiya, Eliya, Elisa, Mika, Nahumu, Habakuki, Zefaniya, Zakariya n'abandi bose bahanuraga bifuza kureba ibizaba, bahanuraga bashaka kuzabona agakiza abari mu isi bazahabwa, ariko bahoraga bareremba igihe cyose. Igihe cyose barerembaga. Muribuka Balamu aravuga ati ndamureba ariko sinanyegereye, ati ndamwitegereza ariko ntandi hafi. Bose bari bategereje gucungurwa ko bari mu isi. Yesaya ahanura ati ndareba, ati umukobwa azasamina, ati kandi azabyara umuhungu, ati niwe uzakiza abantu bose ibyaha. Yesaya arongera aravuga ati abantu bagenderaga mu gicucu cy'urupfu, ati ariko babonye umucyo, ati inyenyeri izaboneka, niko izaboneka, ati ngo izaturuka mu bwoko bwa Yakobo. Bose bifuzaga kureba ibyo tureba ubu ngubu, bose bifuzaga kubona ibyo dufite ubu ngubu, bose bifuzaga kubona agakiza dufite ubu ngubu, bifuzaga kubona ubuntu twagiriwe, ariko ntibabubonye, barinze bapfa batabubonye. Ariko twebweho nimurebe Yesu aravuga ati umva unyizera wese, ati imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Nguko yicaye ngo tuzicara mu gakiza, Imana ishimwe, tuzicara mu mwuka wera, nta kizatunyeganyeza, ntabwo tuzareremba, kuko twemera uwoherejwe n'Imana. Haleluya! Nicyo gituma ari Yesu ugomba kutubatiza mu mwuka wera. Ni Yesu Imana. Umwuka wera atwinjiza muri Kristo. Cyo ni icyambere. Sinzi ko ari mujya kubyumva neza. Umuntu aba yicaye ari umupagani, yibereye mu byaha, akora ibyo yishakira, atazi umucyo w'Imana icyo ari cyo. Noneho ijambo ry'Imana rikigishwa. Hariho bamwe bigishwa ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana ryigishijwe, ikintu cya mbere kiba nuko abaryumvise bariseka, bakarihinyura, bakarigaya, batese barigira ibiki, uriya arakora ibiki, ibintu nk'ibyo. Ariko rya jambo ry'Imana ryavuzwe, umwuka wera akinjira mu mutima w'uwaryumvise. Nubwo yabiseraga cyane, sinzi niba mwarabisoye kwibona kenshi iyo umuntu avuga ijambo ry'Imana, abantu bakunda kuriseka no kurihinyura kenshi no bafata. Sinzi ko mwabibonye. Reka mbaho urugero rworoshye. Ndi muzi se ko Sawuli yari umwe mu barenganyaga abakristo?
kandi niwe wafashwe. Bene abo bantu rero iyo uzigisha ijambo ry'Imana ukona baguseka ukona babihinyura, ntuzacike intege, uzamenye ngo aba nibo bazaba bavuga butumwa beza ndetse nibo bazapfa kwera ubutumwa. Ubwo uwigisha gutwa wese yumvise rwose aho kajambo kamufasha kandi nje kaya kamfasha. Iyo abantu bazetse mende muba bari harimo abavuga butumwa, harimo abazaba pasitori, hari abandi bazarenganywa kubera izina rya Kristo. Bigenda biterero muri ba bantu bumvise rya jambo, umwuka wera aragenda akinjira mu mitima yabo, agakomeza kubavugisha, kuvugana nabo, kuganira nabo, akabereka imibereho yabo, akabereka ubukene bwabo, akabasobanurira neza ukuntu babayeho nabi. Wa muntu bwe agatangira kireba, agatangira kimenya, akabona ko bayeho nabi. Niba ari indaya bikaba bitamutera gisoni kuba indaya no kwitwa indaya bitamutera gisoni, ariko umwuka wera agakomeza kumwigisha kugeza igihe nawe abonye ko bimeze nabi kuko ahubwo akumva ko rwose yaritaye. Ni umwuka wera, ni umwuka wera. Nta mupasitori wakora umurimo ngo abishobore. Umurimo w'umupasitori ni ukubwiriza, ariko umurimo w'umwuka wera ni ukwigisha abantu no kwinjiza muri Kristo. Murabyumva neza? Turi kumwe neza aho ngaho? Noneho rero umwuka akomeza kumubwira, kuvugana nawe no kumwereka Kristo uwo ari we. Ariko icyo gihe uwo muntu ntarabatizwa mu mwuka wera. Muranyumva neza? Ntabwo arabatizwa mu mwuka wera, ndetse agatangira akarira. Hari benshi ndetse barira, amarira akaza akicara hakarira hakamerwa nabi. Ndibuka umuntu umwe, uwo muntu umugore wabanje gukizwa, umugore amaze gukizwa, umugabo amumerera nabi, amureba nabi cyane, ati ntabwo ibintu bishaka uzanye mu rugo, ntabwo bishaka. Umugore akomeza gusenga ibihe byinshi, uwo mugore yarakubiswe, akubitwa iki ibihe byinshi cyane, ariko umugore akomeza gusenga Imana. Ibihe byinshi uwo mugore yarajwe hanze kubera gusenga Imana, ariko uwo mugore akomeza gusenga Imana kugeza igihe umwuka wera yinjiye muri wa mugabo, amwinjiramo. Ngo amwinjiremo, uwo mugabo mu buhamya bwe agira ati nari nicaye mu bandi bagabo ndimo nganira n'abandi, ngo yumva abuze amahoro, yumva muri abuze amahoro. Ati mbuze amahoro ni ibiki? Arataha, ageze mu rugo abwira umugore ati mugore, ati ndumva nabuze amahoro. Umugore mu mutima aravuga ngo Imana ishimwe, umwuka yatangiye gukora umurimo. Ariko atinya kwibwira umugabo. Umugabo aricara arajunjama. Murabyumva ikinyarwanda cyo kujunjama? Ariyumvira nk'ugiye gupfa. Arongera abwira umugore ati ndumva ntameze neza. Umugore atumva ibyo rero byose ni Yesu ushaka kugukiza. Umugabo ngo abyumve ahita amukubita urushyi, ati gapfa n'uwo Yesu wawe. Ariko umugore yari amaze kumenya neza ko umwuka arimo akora umurimo. Noneho biratinda, umugabo arasohoka ngo reka agende aje kunywa izindi nzoga. Aragenda, agezeyo birananirana, inzoga yazinywa zikomera nabi cyane, ahubwo akumva agiye kuruka. Ayegeza kujya gushaka ibindi byamunezeza bya gipagani byose biri ubusa. Araza ati umugore undi ati nanze nabuze amahoro. Umugore ati n'ubundi akomeza kuvuga ijambo ati ni Yesu ushaka ko ukizwa. Umugabo abura amahoro cyane ngo bigera aho atumva. Abwira umugore ati umugore wanjye, narakubabaje, nakugiriye nabi, ndakwinginze mbabarira. Mbabwire inshuti bakunu, nta mupasitori wakwigisha, dore nubwo ndimo mbigisha, ntabwo nakwigisha ngo nguhindure ngo ukore ikikurimo. Ya kamere yawe sinayirandura, sinabishobora, ariko umwuka arabibasha, arabishobora. Aramanuka ati mbabarira.
umugore ati yo, ati ndakubabariye rwose, ati ubwo mbabariye mbese ubasha no kunsengera. Ni igitangaza. Yashaka mukubita, ariko none ageze igihe cyo kumenya ngo nyabona mbese ubasha no kunsengera, umwuka yakoze. Undi ati rwose, baratangira basenga Imana, Imana ikora ibitangaza. Murumva umurimo w'umwuka amwinjije muri Kristo. Nibwira ijambo rivuga ngo umwuka wera azanyubahisha, azanyubahisha. None umuntu akumva icyubahiro cya Kristo icyo ari cyo. Umva amabwire, suko natwe abantu b'Imana twanirwa gutukana, suko byatunanira, ariko ikiri muri twe nikitwemerera. Suko natwe twananirwa kugira nabi, suko tudafite amaboko yo kurwana, ariko ikiri muri twe kiratubuza, tawe kitwemerera kuko twahawe ikindi kintu, dufitemo ikindi uwo aratwubahisha. Suko natwe tutavuga n'amagambo, ya magambo y'amateshwa mujya mwumva abandi bavuga, suko natwe tudafite indimi, ariko kuko umwuka ari muri twe yubahisha Kristo ngo tutandika Kristo busa. Murabyumva neza? Uwo ni umurimo ukorwa n'umwuka. Ubwo rero uwo muntu akihana akaba umuntu w'Imana, ariko si ukuvuga ko yabatijwe mu mwuka wera. Murumva, uwo muntu ashobora gukora imirimo myiza, uwo muntu atanga amaturo, atanga 1/10, uwo muntu abwiriza ubutumwa, atanga ubuhamya, asura abarwayi, asengera abandi, akoresha isengesho ryo kwizera. Uwo muntu arabikora, kandi impanda nivuga yiteguye azasanganira Kristo. Murabyumva neza? Ariko ntarabatizwa mu mwuka wera. Arakora ngibyo Petero, Yohana, Yakobo, Toma n'abandi bakoraga batarahabwa umwuka wera. Arabikora. None se ndimuzi ko abigishwa ba Yesu birukanye abadayimoni? Ntimubyemera? Babirukanye batarahabwa iki? Umwuka wera. Ariko babikoraga mu izina rya Yesu, kuko baraje bagira bati mwami Yesu, ati noneho natwe abadayimoni bagize bati batwumviye. Noneho Yesu arabwira ati ndimwishimira ibyo, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ariko Yesu arababwira ati umva, muzahabwa umwuka wera. Umwuka wera azabazaho mubatizwe mu mwuka wera. Noneho nguko mwabonye ejo bundi umuntu amanuka agasanga pasiteri hano muri Yorodani, mumbabare kuva imbere y'icyuma, agasanga pasiteri muri Yorodani, agahagarara imbere ya pasitori. Siko yaba afite imbaraga, yaba ari umunyabwenge, yaba ari umunyacyubahiro, iyo amaze kwambara wa mwenda wo kubatizwa abagomba kwifata neza gutya. Nanjye niko nifashe imbere ya pasitori. Abapasitori bara siko bigendana. No, pasitori niwe ubu mufite wenyine muri amazi. Ndayaho mukurikire neza, aho sindi kwihuta cyane. Nashaka aramukubitamo n'amazuru. Ni bya pasitori. Nashaka aramukubitamo gutya, ni bya pasitori. Uwagiye kubatizwa hari ijambo gifite, nimwe mbaza aje afite ijambo. Hari ikindi
iyo agiye kubatizwa ufite n'amafaranga ariko ndatera ubwoba batarabatizwa ahari. Ariko ndababwira ikintu cyiza cya kubafasha. Ufite n'amafaranga urayasiga ya myenda burya tubambika ni imyenda igenewe amazi, nta kindi igenewe. Kandi burya murebye amafaranga ntagenewe amazi. Ndabeshya se? Aho ubwo rero ufite urufaranga rwe bamwe bayasiga iwabo bati kwa heri faranga batirarangiye ngiye kwatizwa. Abandi basiga hepfo muri kiriya cyumba bagurandamo imyenda, akaza ati byose nabisize. Ikindi si icyo gusa, iyo arafite n'umugore, ufite umugore basiga bafite umugore cyangwa bafite umugabo ntibajyana. Mbese munteze amatwi, ntabwo bajyana da. Twe ducemo apostoli babiri kubatiza cyangwa batatu, ariko nta mupastori nari bwaboneke byari yajya kutubwira wabatije abantu babiri mu mwanya umwe. Yashokara araduhakaniye ntawe ni mupastori ahangaha. Evariste wabaye ni Buraya, wowe mupastori batiza abantu babiri mu mwanya umwe? Ndibishoka baduhakaniye. Bigaragara ngo iriya nshingano wiyemereye ni ku giti cyawe bwite, ntawundi muntu. Nubwo ufite umugabo ukaba umukunda, ariko ugiye kwemera inshingano yawe ku giti cyawe bwite. Nubwo ufite umugore ukaba umukunda, ariko ugiye kwemera inshingano ku giti cyawe bwite. Murabyumva neza? Noneho rero ugahagarara imbere ya pastori akakubatiza. Rangira kukubatiza ubwe si wowe wivana mu mazi, kuko aba yagutuye mu mazi. Niba yagushyize mu mazi ntabwo ukarushaho kwivana mu mazi, n'ubundi utegereza ko agira ate ko kukura muri ayo mazi. Ntabwo wahagurutsa neza ukagenda ugashima Yesu, bene data abandi bose bakabireba bati arabatijwe rwose, arabatijwe ye avuye mu mazi. Ndetse abazi gufata amafoto iyo uko uhagaze mu mazi ubwa mbere igitima cyaje kubita mwese, kandi abanyuze mu mazi ibyo murabizi simbabeshe. Nubwo umuntu abanezerewe ariko ajya mu mazi igitima ngo kigakubita gutyo, hanyuma bamara kugushyira mu mazi umutima wongera gukubita, uva muhindutse undi muntu. Niko bimeze no mu mubatizo wo mu Mwuka Wera. Ni Kristo utubatiza mu Mwuka Wera. Wowe ushaka kubatizwa uba ugomba guhagarara imbere ya Kristo, niwe mubatiza wenyine. Tusome ijambo ry'Imana, Matayo ibice 3 murongo wa 11. Jeweho ndabatirisha amazi ngo muyane, ariko uzaza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibingwiye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Ninde? Ni pastori. Hari abantu bashaka gukora umurimo utari uwabo. Ngubwiye ko nakwatiza Mwuka Wera naba nkubeshye, ngubwiye ko nagukomeza naba nkubeshye. Iyo nshingano si yanjye. Bibiliya iratubwiye ngo umurimo wanjye ni ukwatirisha iki? Amazi. Ari kubatiza Mwuka Wera ninde? Ni Yesu. Yewe waje hano uyu munsi wa none, mbese ibyo ntubyumvise? Mbese ibyo ntubisobanukiwe? Reka dukomeze. Noneho bigenda biti kugira ngo Kristo akubatize mu Mwuka Wera, bigenda biti. Ubwa mbere ugomba kuba witunganije. Ubwo ndashaka kuvuga kwa wikiranuye ku bantu bose,
abo mugira icyo mupfa kwawikiranuye n'Imana. Mwabyumvise? Mbabwire icyaha kimeze ngiki nubwo cyacu ari gito gishobora kukubuza kwatsa umwuka wera. Kimeze abantu b'abagabo bakunda kwambara inkweto. Ndabona abafite inkweto za kigabo bashinzwe hejuru. Murakoze. Uzambarire ku gacanga gato mu rukweto gato cyane, si ikibuye kinini, si nibuye rigaragara cyane. Uzakora urugendo kilometero zingahe karimo? Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Kubera iki? Ako gacanga kagenda kakubaza, uko kandagira kakakubaza, uko kandagira kakakubaza, kugeza igihe utagishoboye ugahagarara. Niyo ugerageje ukawagize ubute bwo kubanza kwambura inkweto, ari nk'abandi bari inkweto za gisirikare, koko burya zirarushye kwambura hano yagute. Iyo wanze ibise biracika. Ndabeshya se ukuri? Siko bigenda? Uko niko n'icyaha kimera mu bugingo bw'umuntu. Icyaha nagasenyi gato cyane kicara kaguhanda kakubuza gukomeza urugendo rwo kujya Isiyoni. Ubwo rero kugira ngo uhagarare imbere ya Yesu ukubatiza nuko ugomba kuba wikiranuye. Urangije kwikiranura ugahagarara imbere yandi ya Yesu. Mwumve neza, nuguhagarara imbere ya Yesu, si imbere y'undi muntu wundi. Ntabwo ari imbere ya representa ngo utereka mpagarare imbere ya representa, ubwo ari representa we yamba umwuka. Ubonye wabona umwuka wa representa wose w'Imana yabigupfiriyeho, ntacyo wabonye. Murumva? Igihe rero umuntu ajye gupfukama, ntabwo abaje gupfukama kugira ngo ahabwe umwuka wa pastori. Oya, ntabwo abaje gupfukama kugira ngo ahabwe umwuka w'umukristo kanaka. Oya, abaje nguko ahagaze imbere ya pastori muri Yorodani ngo abubatize, abaje agira ati mwami ndaje mpagaze imbere yawe ngo umbatize. Mwumvise neza? Ndashaka kwiryo jambo Musa n'abaricaho umurongo. Mpagaze imbere yawe mwami ngo umbatize. Iyo uhagaze rero imbere y'uwo usigara wumvira gusa amategeko n'inama n'impanuro uwo ukubatiza akugira. Ubwo rero ibitekerezo byawe byose biva ku mafaranga, ibitekerezo byawe biva ku mugore wawe, biva ku mugabo wawe, biva ku mubyeyi wawe, biva ku mwana wawe, bikajya kuri uriya ugiye kukubatiza. Mwanyumvise? Niho bigomba kujya. Ibitekerezo byawe biva ku wundi mupfukamanye muri kumwe nawe iruhande rwawe, bikava bikareba gusa uriya ugomba kugira ate kukubatiza. Ntabwo ari kukubatiza mu mazi, ni kukubatiza muki mu mwuka wera. Ibyo niko biri. Ugakomeza ukamusenga. Hari ibintu bibiri nababwira muri ho gusenga. Icyambere nugushima umurimo uriya ugiye kukubatiza yagukoreye. Uwo murimo ushima nuwuhe? Nuko yagupfiriye ku musaraba. Urupfu wagomba gupfa niwe warupfuye. Mbese umva atari umurimo mukuru cyane? Niwe wapfuye mu mwanya wawe, yagiye mu mwanya wawe. Ukwiriye kumushima. Noneho ukibuka urwo rukundo yagukunze, kubona watarakoze icyaha ariko akajya ku musaraba kubera wowe.
akabambwa kubera wowe, agacunaguzwa kubera wowe, kandi none akaba ashaka no kukubatiza mu mwuka we wera ngo aguhe indi ngabire yindi. Ni urukundo rugeretse ku rundi. Iryo ni ibanga rikuru rya ngombwa. Ukomeza kumushima nta kindi. Muri uwo kumushima unagira uti ndagushimiye kuko ushaka kunyuzuriza isezerano ryawe wasezeranye. Kuko Petero yavuze ngo iryo sezerano ni ryacu n'abana bacu n'abuzukuru bacu n'abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Ugakomeza gushima uryo. Mwuka wera afite imirimo ye bwite akora. Hari abandi bari aha ngaha bashaka kwibaza ngo abantu bajya bibeshya ngo Imana ntivuga ariko umwuka aravuga. Hari abandi bibeshya akavuga ngo byabagaho kera ngo ariko ubu ntibikiriho. Ni ukwibeshya. Ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana ibice 2:7 dusome. Ibice 2:7. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka agira ate abwira amatorero. Rero se ubwo ze ntavuga aravuga. Bene data bakundwa, itorero rifite ibyago ni itorero umwuka wera atavuga. Niba umwuka atavuga mu itorero, iryo torero rifite ibyago. Ndabwiriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Iryo torero rifite ibyago. Amahirwe y'itorero nuko umwuka avuga. Amahirwe y'itorero nuko umwuka ahabwa umwanya agavuga. Umwuka akwiye guhabwa umwanya. Amahirwe y'umukirisitu nuko umwuka avuga mu bugingo bwe. Impamvu ni iyi. Turebe muri Yohana ibice 14. Kuki umwuka agomba kuvuga? Kuki umwuka agomba kuvuga? Yohana ibice 14:26. Ariko umufasha niwe mwuka wera uwo Data azatuma mu izina ryanjye, ni uzabigisha byose abibutsa ibyo nababwiye byose. Itorero rero umwuka wera atavuga ntabwo biga. Murumva? Aho umwuka wera atavuga ntabwo biga. Ntabwo biga amabanga yo mu ijuru. Nta mabanga yo mu ijuru bamenya. Ntabwirwa mu ijuru bumva. Kuri amatwi arapfa. Amatwi arapfa. Kandi ngo aho umwuka atari abantu bose bigira ibyigenge. Tubonye ko umwuka wera agira ate? Yigisha. Si koko? Aravuga kandi akigisha. Si ibyo gusa, hari ikintu umwuka wera akora. Nuko umwuka wera atanga n'ubuhamya. Ahantu umwuka wera atari nta buhamya buzima buhaba. Haba ubuhamya bwo kwishima, wene bwo kwihimbaza, wene bwo kwiboneza, ngo wene nje uvuga neza, abenje bifata neza, igihe ngiye kuvuga nigire ntya, ngore gutya na gutya, ni nguko bigenda. Nta buzima buhari. Twabwita bwa Yohana bice 15:26. Avuga ngo umufasha naza uwo nzaboherereza ava kuri Data, niwe mwuka ukuri ukomoka kuri Data azampamya. Mwuka wera arahamya. Ahamya nde? Ahamya ko Yesu ari Kristo wavuye mu ijuru. Imana ishimwe. Arahamya. Hari abandi bashobora gutanga ubuhamya ngo bene Data Imana ishimwe akajya muri ibyo ariko akibagirwa kuvuga Yesu ko ari Kristo umwana w'Imana. Umwuka wera umurimo we mu guhamya.
sibyo gusa hari n'ikindi aho umwuka wera atari abantu b'abanyabyaha nta bantu bihana ibyaha ahubwo ahaguruka kwihana akavuga ngo Imana ishimwe ngo nshimiye Imana uri umunyabyaha shimiye Imana aho kugira ngo bavuge ati Imana imbabariye nakoze iki ngo nshimiye Imana bene data nshimiye Imana umunyabyaha zatega amatwi bene abo bantu ni ibyago nubwo mbiseka ariko birababaje shimiye Imana uyu mwanya kuko mpagurutse nanjye rwose wari umeze gute baza uvuga uti ndi umunyabyaha ayi mwami Yesu mbabarira kuko ni umunyabyaha kora nk'amukoresha w'ikoro wagize ati njyewe ni umunyabyaha wigira nk'abamufarisayo wavuze ngo nje ntagakiye mu 10 ngo simeze nk'umukoresha w'ikoro murimo w'umwuka mu itorero murimo w'umwuka ku mukristo murimo w'umwuka kuwizera nuko amwemeza icyaha kandi umuntu ufite umwuka w'Imana ntaburana ntaje impaka n'icyaha. Tumabwa Yohana ni ibice 16 mwandike neza ibice 16 umurongo wa 8. Butambo Yohana ibice 16 umurongo wa 8. Ubwo azatsinda abisi abemeze iby'icyaha. Umwuka ni utsinda umuntu. Nta wundi muntu watsinda umwana w'umuntu. Abana abantu haranirana cyane. Mujyana bakubita umuntu bakamukubita rwose yibye bakamutwika ntavuga ati nibye. Tibijya mubibona? Ariko uyu mwuka wera yaje ku muntu agira ati ndumujura Imana mbabarira. Nta muntu umukubise kandi. Timwayibonye? N'umwuka wera. Wowe ugihinyira umwuka wera urago ufite ibyago. Umwuka wera ni uwo ngombwa. Umwuka wera mu rugo atsinda umugabo. Umugabo yatsindwa agenda arirarira imbere y'umugore we kandi umugore ndacyamutwaye. Kabwa ati umugore wanjye mbabarira natsinzwe mu mwuka. Mwuka yansinze yanyemeje ko ni umunyabyaha. No muri mu mwuka. Umugore ni nguko. Umwana ni nguko. Mubyeyi abikora ku mwana we. Ni gitangaza. Cyo gituma umwuka wera ari ngombwa mu isi yacu. Hari ikindi kubizera abandi bagira bati uko nzajya mu ijuru ariko ndumva nshidikanya kujya mu ijuru kwa udafite umwuka ndumva mbishidikanya. Jewe ndabishidikanya ninjye bivuze hano ku giti cyanjye ndabishidikanya. Niyo dutonya numva ari ngombwa ko umuntu wese ukunda Imana ushaka kuzajya mu ijuru akwiriye gusaba ngo mara mu mwuka wawe rwose. Ndababwira impamvu tuyishidikanya. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana 16 murongo wa 13. Ngo umwuka wo kuri naza azabayobora mu kuri kose. Ngaho rero ubwo se oyobora gute mu kuri kose uwo mwuka nyine atari kumwe nawe? Birashoboka? Ubwo rero igihe cyose utari kumwe n'uwo mwuka ni ukuvuga ngo nturi kuyoborwa mu kuri kose. Uri kuyoborwa mu kuri ariko si mu kuri kose. Birumvikanye ko ari ukuri gucagase hakaba n'ukuri kuzuye. Ngo azabayobora mu kuri gucagase, azabayobora mu kuri gusa, azabayobora mu kuri kose. Ijambo ryose rivuge, ikintu cyose uri bukore akuyobore muri cyo. Nicyo gituma umwuka wera wa ngombwa. Sicyo gusa kuri uwo murongo ngo ntazavuga kubwe, ngo ibyo azumva nibyo azavuga. Ikindi cyangombwa abantu babariza ibihe,
abantu bakabaririza iminsi barimwo, iminsi bagezemo n'ibiri imbere yabo, ariko abafite umwuka wera Bibiliya iratubwira ngo ababwira ibyenda kubaho, byenda kubaho. Imana ishimwe. Abandi babishakira mu mpapuro zindi, abandi babishakira mu bindi byuma bindi, ariko aho umwuka iyo apfukamishije ivi rye asenga, umwuka amubwira ibyenda kubaho byose, amubwira ibiri imbere ye byose. Imana ishimwe cyane. Mwuka wera akora imirimo myinshi, ahamagara abantu ku murimo wayo. Mwuka wera niwe ushyira umuhamagaro mu muntu, ukaba ari umuhamagaro wahamagawe n'umwuka, utahamagawe n'abantu, utahamagawe n'amafaranga, utahamagawe n'icyubahiro. Umwuka iyo yakwinjiyemo agushyira mu muhamagaro muzima, ukaba wakwemera gupfa, kubabazwa, kugirirwa nabi kubwa Kristo, kuko umwuka aba ari muri wowe, avuga adashobora gutuza habe n'umunsi rumwe. Nicyo gituma tuba abashizi b'amanga bo kuvuga ijambo rya Kristo. Niba umwuka adahari ntayo twavuga. Soma ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa 13 murongo wa 2. Kumva uko atubwira. 13 murongo wa 2. Ubwo basengaga umwami Imana biriza ubusa, Mwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankora umurimo mbahamagariye gukora. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mwuka wera agira ati arahamagara Barinaba nande na Sawuli ngo nibagende. Dushaka kuvuga ijambo ry'Imana, dushaka kugira icyifuzo cyo kuvuga ijambo ry'Imana, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibyo byifuzo byacu niba atari iby'umwuka wera nta bantu bakizwa, nta bantu bashobora gukizwa. Ni benshi bashaka kwigisha, ni benshi bashaka guhagarara imbere y'abandi bantu kubabwira ijambo ry'Imana, ni benshi bashaka guhabwa icyubahiro, ni benshi bashaka kuba ari neza hano imbere kugira ngo aribo bicara, ariko abo bose niba umwuka atabahamagaye nta gakiza bazanira umwana w'umuntu, kandi umwana w'umuntu akeneye agakiza gaturutse ku mwuka wera. Twamaze kubona ko yohereza abakoze mu murimo. Dusome umurongo wa 4 w'icyo gice cya 13 cyo mu Byakozwe n'Intumwa. Nuko batumwe n'umwuka wera bajya Serukiya, batsukiraho barambuka bafata Ikupro. Batumwe n'iki? N'umwuka wera. Mbese wowe kugenda uvuga watumwe n'umwuka wera? Kujya ugenda uvuga amagambo watumwe n'umwuka wera? Kukunda kwishira imbere watumwe n'umwuka wera? Reba niba watumwe n'umwuka wera. Mbese umwuka yaravuze ngo nimundobanurire kanaka, aho nugenda uvuga ngo umwuka wera utarawubona nawe utawuzi. Imana ikubabarire, Imana itubabarire. Tutagenda twitumirije tutatumwe, ahubwo tugende dutumwe n'umwuka wera. Shaka gusoma abatumwe n'umwuka wera arabayobora. Ibyakozwe n'Intumwa 16 umurongo wa 6. Bukeye banyura mu gihugu cy'Ifurugiya ni Galatiya, babuzwa n'umwuka wera kuvuga ijambo ry'Imana mwazi. Timumva boherejwe n'umwuka wera? Timumva? Abandi ugasanga ndagira ngo mbabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana, ugasanga bango aho ndi hose nzapfa kuvuga, ariko umva ijambo ry'Imana uko rivuga. Niko tugomba kuba abahamya ba Yesu, ariko tugomba guhamya umwuka yatubwiye. Aho umwuka yatwohereza ni umwuka atatwohereje amagambo tuvuga nayo gusa, ahubwo azazana impaka n'intonganya n'amazima.
Muranyumva neza? Mu ndega amatwi ndababwira ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana mbabwira. Weguma kugenda wata gusa wirukanka. Banza urebe ko umwuka yagutumye. Niba bitagenze bityo ushobora no gupfa kandi ugapfa inyamapfu ntuzabazwe. Twongeye dusoma aho hantu. Bukeye banyura mu gihugu cy'Ifurugiya ni Galatiya bagira bate babuzwa n'umwuka gusa ko mudashyiraho wera kugira gute kuvugira aho ugiye mwaze no se uko banayanze mwaziya nuko banayanze mwaziya ntabwo ari yanze ariko ntibari bemerewe kuvuga ijambo ry'Imana umwuka yarabujije wija muri bisi umwuka atakubwiye ngo ugende uje impaka ugeze igihe ukoze Imana isoni ngo wakwaza ibibazo bikuranire mwuka w'Imana agira gahunda mwuka w'Imana arohereza tuma bakoze wigenda aho winjiye hose ngo ugiye kwiga ijambo ry'Imana utabanje gutuma n'umwuka w'Imana ni mwebwe mbwira ijambo ry'Imana kandi ndababwira ndi imbere yanyu n'imbere y'amaso y'ishobora byose kugira ngo ejo mutagenda nk'uko bidakwiriye abana b'Imana ndashaka ko mugenda nk'uko bikwiriye abera n'intore za Kristo. Dusome murongo w'umunani. Nuko banyura i Musiya bagera i Troa nijoro Pawulo ararota abona umugabo w'Umunyakedoniya ahagaze amwinginga ati ambuka uzi Makedoniya udutabare. Amaze kurota izo nzozi uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Mubyumva? Sinzi ari ijambo kinini nakoresha kugira ngo mwumve neza iryo jambo. Sinzi nakoresha iryo jambo rindi. Ndabizi ko mufite ishyaka ryo gukorera Imana ni byiza kandi birakwiriye ariko ishyaka ritava mu bwenge ntacyo rimaze. Ndashima ko twese twatanga ubuhamya ariko ubuhamya bwa mbere n'ubwanje bwite abantu kumbona ko ndi umuntu w'Imana icyo gusa ndiremba by'amagambo menshi bakabona gusa ndi umuntu w'Imana sindi gasako. Murumva neza ntabwo ndi magambo gusa nkaba ndi umuntu w'Imana abaturanyi banje bakabona ndi umuntu w'Imana bakambonaho umwuka gato kanaka yuzuye umwuka we ni umuntu w'Imana. Bimaze kuvuga amagambo atajyana nuko ugenda icyo bimaze ni iki nimwe mbaza icyo bimaze ntacyo byarimaze. Icyo abantu bakereye si amagambo. Abavuga amagambo ni benshi ibinyamajwi ni byinshi ku isi yacu ariko ibikiza nibyo bike. Agakiza niko kabuze kandi aho gakiza kazaboneka igihe abantu bazatureba bakabona turi abantu b'Imana. Takindi muribuka nimabyanzi umwuka we yagomba kuyobora uriya wohereje gukorera Imana. Muribuka Pawulo ageze ahantu hamwe mu gihugu cy'i Korinto. Ageze i Korinto atangiye kubwiriza ijambo ry'Imana. Abantu bati ntidushaka kuvuga ko Yesu ari we Kristo. Barabyanga batuka Yesu. Noneho Pawulo muri we yigira inama ati nkwiriye kuva aha hantu. Abantu banze Yesu nkwiriye kuhava. Ariko umwuka aramubwira ngo Pawulo witinya
ngo komeza umpamiririze muri uyu mudugudu ngo kuko hari benshi bagomba kumenya. Iyo umuntu adafite umwuka wera atumurimo agahunga, abona ibiteye ubwoba agahunga. Umuntu amubwira ijambo agahita ahunga ngo simbirimo ngo n'ibindi abiretse, nuko adafite umwuka wera. Ariko dukwiriye umwuka wera wo kutuyobora. Tusome iryo jambo kugira ngo sinshaka ko mutana gushidikanya mutiyare vuze hehe. Ibyakozwe n'intumwa ibice 18 mujye gusoma mutanye ku murongo wa 5, ariko nagira ngo ntanyire ku murongo wa 9. Ibice 18 ibyakozwe n'intumwa mwege muzasome mutanye ku murongo wa 5 kugira ngo mubyumve neza. Ariko nataye ku murongo wa 9, maze umwami Yesu abonekera Paulo nijoro mu nzozi aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Amara y'umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo. Imana ishimwe. Nzi abantu benshi bayabangwa n'abakozi b'Imana, ndabizi benshi bashaka kwambara imisaraba, ariko hazi ingorane, hazi ibibazo, bagahita biyambura umurimo bari bafite agahunga, agati intama yararagiye. Mbamvu niki? Nta mwuka wera. Birakwiriye ko twuzura umwuka wera, birakwiriye ko tugendana n'umwuka wera kugira ngo atuyobore, atubwire. Hari abandi benshi bajya bakizwa, yamara gukizwa ati aha ntabwo nzahakomera, reka mpave. Akava mu rugo wendi wabona apagana ati reka da, ati aha ntabwo nzahagira ubuzima. Ariko ahari nawe wabaye nka Paulo. Umve neza, Paulo amaze kumva abantu bavuga bati rwose wivuga ko Yesu ari we Kristo, nabo bamugisha impaka batuka Yesu, akunguna imyenda yarababwira ati amaraso yanyu ababe. Avuga ayo magambo, ariko ngo aryame nijoro umwuka aramusanga. Bagenzi bene data, uyu mubiri wacu twambaye n'ubwoba, uyu mubiri wacu twambaye n'uw'integeke, ariko dukeneye ikindi kintu cyadufasha. Icyo kidufasha ni umwuka wera twahawe n'Imana. Uwo mwuka wera udukomeza ukatubwira ngo humura witinya. Imana ishimwe. Wari bwumva iryo jwi, urarikeneye kuryumva. Ntabwo urumva iryo jwi, ukeneye kumva iryo jwi. Imana idufashe. Si icyo gusa, ntatubwira gusa ngo duhumure ngo arekera, aranadusabira. Aradusabira, mwuka wera aradusabira. Abaroma ibice 8 murongo 26. Tusome. Uko ni kumwuka adufasha mu ntenge zacu, kuko tutazi, mwumve neza, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe ni udusabira aniha iminiho itavugwa. Umva, wajaga wibwira ngo uzi gusenga ariko ntubizi, ntabwo bizi. Umwuka atagusengeye ntacyo wakora. Ujye ubwira abandi gurusha abandi gusenga neza, ntubizi. Umwuka atagusengeye ntacyo wakora. Urumva neza? Tukeneye umwuka wera. Adusabira. Hari ikindi tureba. Umwuka wera niwe wahumetse ibyanditswe. Ibi byanditswe dufite byahumetswe n'umwuka wera. Iyo bitajya kwa bityo, byajya kwa mu migani y'abantu, byajya kwa mu mashengo y'abantu, byajya kwa mu giparu cy'abantu, byajya kwa mu ubitekerezo n'ubushobozi bw'abana b'abantu. Ariko kuko byahumetswe n'umwuka wera, nije gituma tubona ari ijambo ry'Imana rishitse, ryuzuye, ritabuzeho na gato. Sombi ijambo ry'Imana urwandiko rwa 2 rwa Petero. Urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya mbere murongo 20. Ariko mubanze kumenya yuko
ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Babaga bashorewe n'umwuka wera. Mwumvise neza umwuka w'Imana. Tugeze kuri ndi zina rya kabiri, ari ryo umwuka wa Kristo. Ni umwuka wa Kristo. Kuki? Tubaye dusoma Abaroma ibice 8. Abaroma ibice 8 murongo wa 9. Ibice 8 murongo wa 9. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Umuntu wese utagira umwuka wa Kristo si uwe. Kuki rero yitwa umwuka wa Kristo? Ni kuki yitwa umwuka wa Kristo? Kuko yoherejwe mu izina rya Kristo. Iryo ni ijambo rya mbere. Igituma yitwa umwuka wa Kristo nuko yoherejwe mu izina rya Kristo. Dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 murongo wa 26. Ariko umufasha niwe mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanje, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Uwo azohereza mu izina ryanje rya Yesu. Icya kabiri, tubona neza ko yoherejwe kugira ngo yubahirize imirimo ya Yesu. Yohana ubutumwa bwiza, soma ibice 4 murongo wa 10. Ibice 4 murongo wa 10. Yesu aramusubiza ati, yaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Some ibice 7 murongo wa 38. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nguko ibyanditswe bivuga. Wongere dusome Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo. Muragira mutunde kwa imirongo myinshi, ni byiza biradukwiriye. Ibice 3 murongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 3 murongo wa 11. Ngira ngo mbeshi mukuna gukoresha ijambo, ndagira ngo twongere tubisobanure neza. Jewe ngo ni Yohana uvuga, ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto, niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Umwuka wera n'umuriro. Aha turabona itandukaniro hagati y'intumwa n'abahanuzi bo mu isezerano rya kera. Hari itandukaniro rinini cyane hagati y'abahanuzi. Hari abashaka kwigira abahanuzi nka Yesaya, abandi bakigira nka Yeremiya, abandi bakigira nka Mika. Ariko twebwe abisezerano rishya dutandukanye n'abo bahanuzi. Twasomye duti? Twasomye mu butumwa bwa Yohana ibice 7 murongo wa 38 ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Imana izankorera ibitangaza, Imana izankorera ibitangaza,
Yesaya, Yeremiya, Eliya, Elisa, Mika, Naumu, Habakuki, Zefaniya, Zakariya n'abandi bose bahanuraga bifuza kureba ibizaba, bahanuraga bashaka kuzabona agakiza abari mu isi bazahabwa, ariko bahoraga bareremba igihe cyose. Igihe cyose bararembaga. Muribuka Balamu aravuga ati ndamureba ariko sinanyegereye, ati ndamwitegereza ariko ntandi hafi. Bose bari bategereje gucungurwa ko bari mu isi. Yesaya ahanura ati ndareba, ati umukobwa azasamina, ati kandi azabyara umuhungu, ati niwe uzakiza abantu bose ibyaha. Yesaya arongera avuga ati abantu bagenderaga mu gicucu cy'urupfu, ati ariko babonye umucyo, ati inyenyeri izaboneka, ni koko izaboneka, ati ngo izaturuka mu bwoko bwa Yakobo. Bose bifuzaga kureba ibyo tureba ubu ngubu, bose bifuzaga kubona ibyo dufite ubu ngubu, bose bifuzaga kubona agakiza dufite ubu ngubu, bifuzaga kubona ubuntu twagiriwe, ariko ntibabubonye, barinze bapfa batabubonye. Ariko twebweho nimurebe Yesu aravuga ati umva unyizera wese, ati imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Nguko yicaye ngo tuzicara mu gakiza, Imana ishimwe, tuzicara mu Mwuka Wera, nta kizatunyeganyeza, ntabwo tuzaremba kuko twemera uwoherejwe n'Imana. Haleluya! Nicyo gituma ari Yesu ugomba kutubatiza mu Mwuka Wera. Ni Yesu Imana. Ni umwenda wawe mwami, ubuntu wangiriye, unyigize hafi yawe, menye imbabazi zawe. Satana agerageza ngo nindeko ndacyo, akira umutima wanjye nukundine mu wawe. Umwuka Wera atwinjiza muri Kristo. Cyo ni icyambere. Sinzi ko ari mujya kubyumva neza. Umuntu aba yicaye ari umupagani, yibereye mu byaha, akora ibyo yishakira, atazi umucyo w'Imana icyo ari cyo. Noneho ijambo ry'Imana rikigishwa. Hariho bamwe bigishwa ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana ryigishijwe, ikintu cya mbere kiba nuko abaryumvise bariseka, bakarihinyura, bakarigaya, batese barigira ibiki, uriya arakora ibiki, ibintu nk'ibyo. Ariko rya jambo ry'Imana ryavuzwe, Umwuka Wera akinjira mu mutima w'uwaryumvise. Nubwo yabisenga cyane, sinzi niba mwarabisoye kwibona kenshi, iyo umuntu avuga ijambo ry'Imana abantu bakunda kuriseka no kurihinyura kenshi no bafata. Sinzi ko mwabibonye. Reka mbaho urugero rworoshye. Ndi muzi se ko Sawuli yari umwe mu barenganyaga abakristo, kandi niwe wafashwe. Bene abo bantu rero iyo uzigisha ijambo ry'Imana ukona baguseka, ukona babihinyura, ntuzacike intege, uzamenye ngo aba nibo bazabavuga butumwa beza, ndetse no bazapfa kwera ubutumwa. Ubwo uwigisha gutuwa wese yumvise rwose aho kajambo kamufasha, kandi nje kayakamfasha. Iyo abantu banzetse bende mwabari harimo abavuga butumwa, harimo abazaba pastori, hari abandi bazarenganywa kubera izina rya Kristo.
bigenda bitereba muri ba bantu bumvise rya jambo, umwuka wera aragenda akinjira mu mitima yabo, agakomeza kubavugisha, kuvugana nabo, kuganira nabo, akabereka imibereho yabo, akabereka ubukene bwabo, akabasobanurira neza ukuntu babayeho nabi. Wa muntu bwe agatangira kireba, agatangira kimenya, akabona ko babayeho nabi. Niba ari indaya bikaba bitamutera gisoni kuba indaya no kwitwa indaya bitamutera gisoni, ariko umwuka wera agakomeza kumwigisha kugeza igihe nawe abonye ko bimeze nabi kuko ahubwo akumva ko rwose yaritaye. Ni umwuka wera, ni umwuka wera. Nta mupasitori wakora umurimo ngo abishobore. Umurimo w'umupasitori ni ukubwiriza, ariko umurimo w'umwuka wera ni ukwigisha abantu no kubinjiza muri Kristo. Murabyumva neza? Turi kumwe neza aho ngaho? Noneho rero umwuka akomeza kumubwira, kuvugana nawe no kumwereka Kristo uwo ari we. Ariko icyo gihe uwo muntu ntarabatizwa mu mwuka wera. Muranyumva neza? Ntabwo arabatizwa mu mwuka wera, ndetse agatangira akarira. Hari benshi ndetse barira, amarira akaza, akicara hakarira, hakamerwa nabi. Ndibuka umuntu umwe, uwo muntu umugore wabanje gukizwa, umugore amaze gukizwa, umugabo amumerera nabi, amureba nabi cyane, ati ntabwo ibintu bishaka uzanye mu rugo, ntabwo bishaka. Umugore akomeza gusenga. Ibihe byinshi uwo mugore yarakubiswe, akubitwa iki? Ibihe byinshi cyane. Ariko umugore akomeza gusenga Imana. Ibihe byinshi uwo mugore yarajwe hanze kubera gusenga Imana, ariko uwo mugore akomeza gusenga Imana kugeza igihe umwuka wera yinjiye muri wa mugabo, amwinjiramo. Ngo amwinjiremo, uwo mugabo mu buhamya bwe agira ati rero nicaye mu bandi bagabo ndimo nganira n'abandi, ngo yumva abuza amahoro, yumva muri abuza amahoro. Ati mbuza amahoro ni ibiki? Arataha. Ageze mu rugo abwira umugore ati mugore, ati ndumva nabuza amahoro. Umugore mu mutima aravuga ngo Imana ishimwe, umwuka yatangiye gukora umurimo. Ariko atinya kwibwira umugabo. Umugabo aricara arajunjama. Murabyumva icyo kinyarwanda cyo kujunjama? Ariyumvira nk'ugiye gupfa. Arongera abwira umugore ati ndumva ntameze neza. Umugore atumva ibyo rero byose ni Yesu ushaka kugukiza. Umugabo ngo byumve ahita amukubita urushyi, ati gapfa n'uwo Yesu wawe. Ariko umugore yari amaze kumenya neza ko umwuka arimo akora umurimo. Noneho biratinda, umugabo arasohoka ngo reka ageneje kunywa izindi nzoga. Aragenda, agezeyo birananirana, inzoga yazinywa zikomera nabi cyane, ahubwo kuba agiye kuruka. Ayegeza kujya gushaka ibindi byamunezeza bya gipagani byose biri ubusa. Araza ati mugore undi ati nanze nabuza amahoro. Umugore ati n'ubundi akomeza kuvuga jambo ati ni Yesu ushaka ko ukizwa. Umugabo amahoro cyane ngo bigera hatumva. Abwira umugore ati mugore wanjye, narakubabaje, nakugiriye nabi, ndakwinginze mbabarira. Mbabwire inshuti bakunu, nta mupasitori wakwigisha, dore nubwo ndimo mbigisha, ntabwo nakwigisha ngo nguhindure ngo ukuri ikikurimo. Ya kamera yawe sinayirandura, sinabishobora, ariko umwuka arabibasha, arabishobora. Aramanuka ati mbabarira. Umugore ati yo, ati ndakubabariye rwose. Ati ubwo mbabariye mbese ubasha no kunsengera? Ni igitangaza. Yashaka mukubita, ariko none ageze igihe cyo kumenya ngo nyabona mbese ubasha no kunsengera, umwuka yakoze. Undi ati rwose atangira basenga Imana, Imana ikora ibitangaza.
murumva umurimo w'umwuka amwinjije muri Kristo. Nibwira ijambo rivuga ngo umwuka wera azanyubahisha. None umuntu akumva icyubahiro cya Kristo icyo ari cyo. Umva amabwire, suko natwe abantu b'Imana twananirwa gutukana, suko byatunanira, ariko ikiri muri twe nikitwemerera. Suko natwe twananirwa kugira nabi, suko tudafite amaboko yo kurwana, ariko ikiri muri twe kiratubuza, ntawe kitwemerera kuko twahawe ikindi kintu. Dufite mu ikindi uwo aratwubahisha. Suko nako tutavuga ni magambo y'amateshwa mujya mwumva abandi bavuga, suko nako tudafite indimi, ariko kuko umwuka ari muri twe yubahisha Kristo ngo tutandika Kristo busa. Murabyumva neza? Uwo ni umurimo ukorwa n'umwuka. Ubwo rero uwo muntu akihana akaba umuntu w'Imana, ariko si ukuvuga ko yabatijwe mu mwuka wera. Murumva, uwo muntu ashobora gukora imirimo myiza, uwo muntu atanga amaturo, atanga 10, uwo muntu abwiriza ubutumwa, atanga ubuhamya, asura abarwayi, asengera abandi, akoresha isengesho ryo kwizera. Uwo muntu arabikora, kandi impanda nivuga yiteguye azasangana na Kristo. Murabyumva neza? Ariko ntarabatizwa mu mwuka wera. Arakora ngibyo Petero, Yohana, Yakobo, Toma n'abandi bakoraga batarahabwa umwuka wera. Arabikora. None se ntimuzi ko abigishwa ba Yesu birukanye abadayimoni? Ntimubyemera? Babirukanye batarahabwa iki? Umwuka wera. Ariko babikoraga mu izina rya Yesu, kuko baraje bagira bati mwami Yesu ati noneho natwe abadayimoni bagize bati batwumviye. Noneho Yesu arabwira ati ndimwishimira ibyo, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Ariko Yesu arababwira ati umva, muzahabwa umwuka wera. Umwuka wera azabazaho mubatizwe mu mwuka wera. Noneho nguko mwabonye ejo bundi umuntu amanuka agasanga pasiteri hano muri Yorodani, mumbabarire kuva imbere y'icyuma, agasanga pasiteri muri Yorodani agahagarara imbere ya pasitori. Siko yaba afite imbaraga, yaba ari umunyabwenge, yaba ari umunyacyubahiro, iyo amaze kwambara wa mwenda wo kubatizwa abagomba kwifata neza gutya. Nanjye niko nifashe imbere ya pasitori. Abapasitori bara siko bigendana nuko pasitori niwe ubu mufite wenyine muri amazi. Ndayaho umukurikire neza, aho sindi kwihuta cyane. Nashaka aramukubitamo n'amazuru, ni bya pasitori. Nashaka aramukubitamo gutya, ni bya pasitori. Uwagiye kubatizwa hari ijambo gifite, nimwe mbaza aje afite ijambo. Hari ikindi, iyo agiye kubatizwa ufite n'amafaranga ariko datera ubwo abatarabatizwa hari. Ariko ndababwira ikintu cyiza cya kubafasha, ufite n'amafaranga urayasiga. Ya myenda burya tubambika ni imyenda igenewe amazi.
nta kindi genewe. Kandi burya murebye amafaranga ntagenewe amazi. Ndabeshya se? Aho ubwo rero ufite urufaranga rwe bamwe bayasiga iwabo bati kwa heri faranga batwirarangiye ngiye kwatizwa. Abandi basiga hepfo muri kiriya cyumba bagurandamo imyenda akaza ati byose nabisize. Ikindi si icyo gusa, iyo arafite n'umugore, ufite umugore basiga bafite umugore cyangwa ufite umugabo ntibajyana. Mbese munteze amatwi, ntabwo bajyana da. Twe ducemo abapastori babiri kubatiza cyangwa batatu, ariko nta mupastori nari bwaboneke byari yajya kutubwira wabatije abantu babiri mu mwanya umwe. Birashobokana araduhakaniye ntawe ni mupastori aha ngaha. Evariste wabaye ni Buraya, wowe mupastori ubatiza abantu babiri mu mwanya umwe? Ndibishoboka baduhakaniye. Bigaragara ngo iriya nshingano wiyemereye ni ku giti cyawe bwite, nta wundi muntu. Nubwo ufite umugabo ukaba umukunda, ariko ugiye kwemera inshingano yawe ku giti cyawe bwite. Nubwo ufite umugore ukaba umukunda, ariko ugiye kwemera inshingano ku giti cyawe bwite. Murabyumva neza? Noneho rero ugahagara imbere ya pastori akakubatiza. Rangira kukubatiza ubwe si wowe wivana mu mazi, kuko aba yagutuye mu mazi. Niba yagushyize mu mazi ntabwo ukarushaho kwivana mu mazi, n'ubundi utegereza ko agira ate ko kukura muri ayo mazi. Kaguhagurutsa neza ukagenda ugashima Yesu. Bene data abandi bose bakabireba bati arabatijwe rwose, arabatijwe ye avuye mu mazi. Ndetse abazi gufata amafoto iyo uhagaze mu mazi ubwa mbere igitima cyaje kubita mwese, kandi abanyuze mu mazi ibyo murabizi simbabeshe. Nubwo umuntu abanezerewe ariko ajya mu mazi igitima ngo gi kigakubita gutyo. Hanyuma bamara kugushyira mu mazi umutima wongera gukubita, uva muhindutse undi muntu. Niko bimeze no mu mubatizo wo mu Mwuka Wera. Ni Kristo utubatiza mu Mwuka Wera. Wowe ushaka kubatizwa uba ugomba guhagarara imbere ya Kristo, niwe mubatiza wenyine. Tusome ijambo ry'Imana, Matayo ibice 3 murongo wa 11. Jeweho ndabatirisha amazi ngo miyane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ndibinkwiye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Ninde? Ni pastori. Hari abantu bashaka gukora umurimo utari uwabo. Ngubwiye ko nakwatiza Mwuka Wera naba nkubeshye, ngubwiye ko nagukomeza naba nkubeshye. Iyo nshingano si yanjye. Bibiliya iratubwiye ngo umurimo wanjye ni ukwatirisha iki? Amazi. Ariko kubatiza Mwuka Wera ninde? Ni Yesu. Yewe waje hano uyu munsi wa none, mbese ibyo ntubyumvise? Mbese ibyo ntubisobanukiwe? Reka dukomeze. Noneho bigenda biti kugira ngo Kristo akubatize mu Mwuka Wera, bigenda biti. Ubwa mbere ugomba kuba witunganije. Ubwo ndashaka kuvuga kwa wikiranuye ku bantu bose abo mu gice mupfa, kwa wikiranuye n'Imana. Mwabyumvise? Mbabwire icyaha kimeze ngiki, nubwo cyacu ari gito, gishobora kukubuza kwatira Umwuka Wera. Kimeze abantu b'abagabo bakunda kwambara inkweto. Ndabona abafite inkweto
za kigabo bashinzwe hejuru. Murakoze. Uzambarire ku gacanga gato mu rukweto, gato cyane, si ikibuye kinini, sinibuye rigaragara cyane. Uzakora urugendo kilometero zingahe karimo? Birashoboka? Ntabwo bishoboka. Kubera iki? Ako gacanga kagenda kakubaza, uko kandagira kakakubaza, uko kandagira kakakubaza, kugeza igihe utagishoboye ugahagarara. Niyo ugerageje ukawagize ubute bwo kubanza kwambura inkweto, ari nk'abandi bari inkweto za gisirikare, koko burya zirarushye kwambura hano yabute. Iyo wanze ibise biracika. Ndabeshya se ukuri? Siko bigenda? Uko niko n'icyaha kimera mu bugingo bw'umuntu. Icyaha nagasenyi gato cyane kicara kaguhanda kakubuza gukomeza urugendo rwo kujya Isiyoni. Ubwo rero kugira ngo uhagarare imbere ya Yesu ukubatiza, nuko ugomba kuba wikiranuye. Urangije kwikiranura ugahagarara imbere yandi ya Yesu. Mwumve neza, nuguhagarara imbere ya Yesu, si imbere y'undi muntu wundi. Ntabwo ari imbere ya representa ngo ugire utereka mpagarare imbere ya representa, ubwo ari representa we yamba umwuka. Ubonye wabona umwuka wa representa wose w'Imana yabigupfiriyeho, ntacyo wabonye. Murumva? Igihe rero umuntu ajye gupfukama, ntabwo abaje gupfukama kugira ngo ahabwe umwuka wa pastori. Oya, ntabwo abaje gupfukama kugira ngo ahabwe umwuka w'umukristo kanaka. Oya, abaje nguko ahagaze imbere ya pastori muri Yorodani ngo abubatize, abaje agira ati mwami ndaje mpagaze imbere yawe ngo umbatize. Mwumvise neza? Ndashaka kwiryo jambo Musa nabaricaho umurongo. Mpagaze imbere yawe mwami ngo umbatize. Iyo uhagaze rero imbere y'uwo, usigara wumvira gusa amategeko n'inama n'impanuro uwo ukubatiza akugira. Ubwo rero ibitekerezo byawe byose biva ku mafaranga, ibitekerezo byawe biva ku mugore wawe, biva ku mugabo wawe, biva ku mubyeyi wawe, biva ku mwana wawe, bikajya kuri uriya ugiye kukubatiza. Mwanyumvise? Niho bigomba kujya. Ibitekerezo byawe biva ku wundi mupfukamanye muri kumwe nawe iruhande rwawe, bikava bikareba gusa uriya ugomba kugira ate kukubatiza. Ntabwo ari kukubatiza mu mazi, ni kukubatiza mu ki? Mu mwuka wera. Ibyo niko biri. Ugakomeza ukamusenga. Hari ibintu bibiri nababwira muri ho gusenga. Icyambere nugushima umurimo uriya ugiye kukubatiza yagukoreye. Uwo murimo ushima nuwuhe? Nuko yagupfiriye ku musaraba. Urupfu wagomba gupfa niwe warupfuye. Mbese umva atari umurimo mukuru cyane? Niwe wapfuye mu mwanya wawe, yagiye mu mwanya wawe. Ukwiriye kumushima. Noneho ukibuka urwo rukundo yagukunze, kubona watarakoze icyaha, ariko akajya ku musaraba kubera wowe, akabambwa kubera wowe, agacunaguzwa kubera wowe, kandi none akaba ashaka no kukubatiza mu mwuka we wera ngo aguye indi ngabire yindi. Ni urukundo rugeretse ku rundi. Iryo ni ibanga rikuru ryangomba. Ukomeza kumushima, 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 nta kindi.
muri uwo kumushima unagira uti ndagushimiye kuko ushaka kunyuzuriza isezerano ryawe wasezeranye, kuko Petero yavuze ngo iryo sezerano ni iryacu n'abana bacu n'abuzukuru bacu n'abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Ugakomeza gushima utyo.